Murakaza neza nk'uko bisanzwe turacyari kuri Rwanda Study Scholarship, tugenda tubagezaho ama updates, available opportunities ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo murusheho kumenya amakuru agendanye n'iby'uburezi. Rero turacyahari ntaho twagiye, we are still available now kabisa. Mwatubaza ibyo mushaka kugira ngo tubafashe mu kubakorera application zitandukanye zigendanye n'ama scholarship aba yatanzwe na university zitandukanye. Rero twagiye tubagezaho byinshi, twagiye dufasha benshi, still nawe turacyahari kugira ngo tubafashe ndetse n'ibindi byinshi bisigaye. Rero nizere ko mumeze neza aho muherereye, mwese muri amahoro, abari ku mashuri mwese bimeze neza, abari muri induction muri University of Rwanda bimeze neza, abatangiye mu amakaminuza atandukanye batangiyemo amasomo yabo, nizere ko mwese mumeze neza. Rero aka kanya nkaba ngiye kubabwira ikigendanye na Kepler College Scholarship. Kepler ikaba yatanze scholarship ku banyeshuri mu minsi yatambutse, n'ubundi yari yongeye gutanga scholarship, ariko still now Kepler iracyahari, iracyatanga scholarship zitandukanye mu bice bitandukanye. Ibyo bice mvuga bitandukanye ni amafakilite agiye atandukanye. Kepler College igenda ifasha benshi kugira ngo baboosting ubumenyi bwabo, kugira ngo babashe kuzamura urwego rwabo, bazasoze university ari abantu bashoboye guhangana ku isoko ry'umurimo. Rero Kepler College ikaba yatanze scholarship kugira ngo buri muntu wese ushoboye abe yabasha kujya kwiga, uri competitive abe yabasha kwiga muri Kepler University. Rero hano hakaba harimo ibyiciro byinshi bitandukanye, cyane cyane ibirebana n'aba undergraduates, bano baba barashoje bafite advanced cyangwa A level diploma, abantu bafite senior 6. Hano hari ama scholarship atandukanye bagenda batangamo: Bachelor of Art in Project Management, then indi ikurikiro ni Bachelor of Science in Business Analytics, Bachelor of Science in Business Analytics full time. Hano tugira part time ndetse tukagira na full time. Bachelor of Art in Management, ndetse tukagira na Bachelor of Arts in Communication, tukagiramo na Bachelors of Art in Project Management ku bigendanye n'imishinga, kuyobora imishinga, kuyimanaginga. Ndetse Kepler ikaba ari aho ngaho igenda itanga ama scholarship atandukanye. Rero ni byiza ko iyi scholarship itagucika, ahubwo ugomba gufungura amaso yawe binyuze muri Rwanda Study Scholarship, ukabasha kumenya ngo ni ibiki bibera muri Kepler College. Maze gufasha abantu benshi, aba ni abari ndetse n'abano ni abasoje, ndavuga uyu musore ndetse n'inkumi, murabona ko bambaye neza. Iyi mpamyabumenyi nta handi bayikesha cyangwa nta kindi bayikesha Kepler College. Rero mukomeze mutwegere tubafashe kugira ngo tubafashe muri application kugira ngo amasomo yanyu agende neza. Hano batanga scholarship imeze neza cyane, batanga scholarship nziza cyane, bakaba barafashije benshi, ariko cyane cyane percentage 25 aba ari abantu baturutse muri refugee communities, ndetse abandi akaba ari abanyafrika batandukanye, ariko cyane cyane abantu bari muri camps, refugee camps. Murabizi ko baba bakeneye gufasha kugira ngo babashe kugera ku nzozi zabo. Benshi baba baragiye bava iwabo kugira ngo bitewe n'ibintu biba bihari, ariko binyuze muri Kepler College hano ibigenda ibafasha muri byinshi kugira ngo izo nzozi zanyu mube muzabasha kuzigeraho. Rero hano turahari nka Rwanda Study Scholarship kugira ngo tubafashe gukora application. Hano application irahari, mutwandikire kugira ngo tubafashe gukora iyi application. Ntabwo bigoye cyane, ahubwo icyambere ni weho ugomba kuba uhari kugira ngo tugufashe gukora application muri Kepler College. Rero mutwegere, turacyahari ni kuri Rwanda Study Scholarship, turabafasha cyane rwose, tukabagezaho izi updates kugira ngo hatazagira umuntu ubura aho yajya kwiga cyangwa aho yakwiga university, ahubwo tukabafasha kugira ngo ibintu byanyu bizagende neza. Rero hano Kepler College niyo gisubizo uyu munsi, ni ifite scholarship nziza, ndetse hari n'andi ma scholarship ahari nka ARU irahari, May intake kuko January intake application yararangiye. Hari n'andi ma scholarship menshi twagiye tubabwiraho, areba video
ipininze hasi kugira ngo iyo scholarship nayo ntizagucike. We are here for you. Twiyemeje kubahereza amakuru meza kugira ngo abe yabafasha mu rugendo rwanyu rugendanye na academic process. Rero mukomeze mubane natwe kugira ngo tubafashe muri application zitandukanye. Hakaba hano muri Kepras ni university nziza, murabona ko bano bantu bayigamo bakeye cyane kabisa, bakibikesha Kepras ibongerera ubumenyi n'ubwiza byose birajyana. Rero turi hano kugira ngo tubafashe nka Rwanda Study Scholarship, turi team ngari, hakaba harimo ibintu byinshi muzasangamo nyuma yuko mumaze kuba admitted muri scholarship ya Kepra. Rero mukomeze mutwegere mubane natwe, twagiye tubasobanurira byinshi. Abari muri University of Rwanda nizere ko amasomo agenda neza, abari muri ARU nizere ko amasomo agenda neza, abari muri INES Ruhengeri nizere ko amasomo ari kugenda neza, mwese murimo kubitsinda mukazagera ku nzozi zanyu. Ariko turi hano natwe kugira ngo tubafashe, mukomeze mutwegere mubane natwe. Iyi ngiyi nari ndimo kubagezaho ni Kepras College Scholarship, kugira ngo mukore application yanyu. Murabona hari abategarugori rwose beza cyane bize muri Kepras College, mukomeze mubane natwe. Iracyari Rwanda Study Scholarship. Ciao ciao, mukomeze mubane natwe.